Murakaza neza nshuti zacu dukunda twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'inzi mu buzima kinyano kuri Danos TV nayo ni salama n'insenga tugiye kubana nk'uko bisanzwe uyu munsi ndabasoje cyane mwiriweho. Uyu munsi tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko idasanzwe kandi ikubiyemo amasomo menshi yo kudufasha mu mibereho yacu ya buri munsi. Iyo nsanganyamatsiko y'umunsi nta yindi ni gute Singapore yabashije gutera imbere ikagera mu bushorishori. Inshuti zacu turibaza duti kuki igihugu gito kitagira ubutaka buhingwa buhagije, kitagira ibikoresho kamere byinshi nka peteroli cyangwa zahabu cyangwa amabuye y'agaciro, cyabashije kuba nk'igihugu cya mbere ku isi mu iterambere. Ni ayahe mabanga cyakoresheje? Ese hari amasomo natwe twakigira kuri Singapore yaba ku giti cyacu cyangwa mu iterambere ry'igihugu cyacu? Uyu munsi rero turabasubiza ibyo bibazo byose mu buryo burambuye. Twihuse cyane reka turebe igice cya mbere, amateka magufi ya Singapore. Singapore ni igihugu giherereye mu majyepfo ya Aziya, kiri mu kirwa gito cyane gifite ubuso bwa kilometero zitagera muri 800. Ni igihugu gifite abaturage basaga 6,000,000 gusa. Mu myaka y'1960 Singapore ntiyagiraga byinshi by'ingenzi, cyari igihugu cyakolonijwe n'Abongereza, cyari igihugu gifite ubukene bukabije, ubushomeri bwinshi no kubura ubutungo kamere. Abaturage benshi bari batuye mu bukene bukomeye, ndetse bamwe bakekaga ko Singapore itazigere ibaho nk'igihugu cyigenga cyihagazeho ubwacu. Ariko rero kuva mu 1970 kugeza uyu munsi Singapore yabaye igihugu gifite ubukungu bukomeye cyane. Uyu munsi iri mu bihugu 5 ku isi bifite ubukungu buhamye, ubuzima bwiza, uburezi bwiza n'iterambere ry'ubucuruzi. Igice cya kabiri rero reka turebe ubuyobozi buhamye. Inzira ya mbere yatumye Singapore ikataza mu iterambere ni ubuyobozi bufite icyerekezo. Yahoze ifite minisita w'intebe wa mbere, yari umugabo w'umunyabwenge cyane, wumvaga igihugu gifite abantu nk'umutungo wa mbere. Yagize intego yo guhindura Singapore igihugu gito ariko gifite agaciro ku rwego mpuzamahanga. Yashyize imbere mu bunyangamugayo mu buyobozi, kurwanya ruswa, gushyiraho amategeko akomeye kandi yubahirizwa. Abayobozi b'igihugu bose bigishwaga gukunda igihugu kurusha inyungu zabo bwite. Ibi byatumye abaturage bose bagira icyizere abayobozi babo. Isomo rero dukuramo: iterambere rituruka ku buyobozi bugufi bwacu bufite icyerekezo, bushyira imbere inyungu z'abaturage bose, butarangwa na ruswa. Natwe mu Rwanda no mu buzima bwacu bwite tugomba kwiga kuba abayobozi beza, dukorera mu mucyo kandi tugafata ibyemezo bireba ejo hazaza hacu. Igice cya gatatu rero ni ugushyira imbere uburezi. Singapore yahise yumva ko uburezi ari umutungo wa mbere ifite. Hashyizweho amashuri yizewe, abarimu bamenyereye umwuga w'imyigire ijyanye n'iterambere ry'isi. Umwana wese yagombaga kwiga kandi uburezi bwashyizweho ku rwego rwo hejuru, uburezi bw'ibanze n'ubumenyi ngiro, kugira ngo abantu bataguma mu magambo gusa, ahubwo babashe gukora ibintu bifatika no mu bucuruzi no mu nganda. Amasomo rero twakuramo: nta gihugu cyangwa umuntu ushobora gutera imbere atize. Uburezi ni urufunguzo rufungura amarembo y'amahirwe cyangwa y'iterambere. Gukoresha neza abantu, icyo ni igice cya 4. Singapore yari nta zahabu, nta peteroli, nta butaka buhingwa, ariko yari ifite abantu. Ubuyobozi bwayo bwahise bufata icyemezo cyo kugira abantu umutungo wa mbere. Bashyize imbere imyigire n'imyitozo kugira ngo abantu babe abahanga mu bintu byose: ubucuruzi, ikoranabuhanga, ubuvuzi, ubucukumbuzi, amakuru ndetse n'ibindi. Hashyizweho politiki yo gukurura impano y'abanyamahanga, aho abanyabwenge bo mu isi ahantu hatandukanye bazaga gukorera muri Singapore, bigatuma igihugu gifata isura nziza yose ku isi ahantu hatandukanye. Iterambere ry'umuntu n'igihugu, iri ni isomo dukuramo, rishingiye ku buryo dukoresha neza impano, ubumenyi n'ubushobozi bw'abantu. Igice cya 5 rero ni ubworoherane mu bucuruzi. Singapore yabaye igihugu cya mbere ku isi cyorohereje abashoramari. Hashyizweho amategeko yorohereza abashoramari kudahendwa mu misoro cyangwa mu buryo bakora
bashora imari yabo mu bucuruzi bwabo, guhabwa uburenganzira bwo gukorera ubucuruzi mu mucyo. Leta yashyigikiye abashoramari bato, abaciriritse, ariko nanone igakurura ibigo binini mpuzamahanga ku isi ahantu hatandukanye. Igihugu cyabaye nk'isoko ry'ubucuruzi muri Aziya yose. Isomo rero, aho hose ushaka iterambere ugomba gutegura aho ubucuruzi bukorerwa mu mucyo bworoshye kandi buha agaciro impande zose. Igice cya gatandatu, gukoresha neza tekinoloji n'ikoranabuhanga. Singapore yabonye ko isi ijya mu ikoranabuhanga kuva mu myaka y'1980. Bashyize imbere gukoresha ICT mu bikorwa byose: uburezi, ubuvuzi, ubucuruzi, imiyoborere n'imiyoboro y'itumanaho. Ubu Singapore iri mu bihugu bya mbere ku isi bifite interineti yihuta, ikoranabuhanga mu mabanki, mu bikorerwa cyangwa mu bikorwa byose n'ahandi hantu hatandukanye. No mu bwikorezi no mu bucuruzi, ibintu byose byabo bifite interineti yihuta ndetse ikagera ku bantu bose. Isomo rero twakigira hano, iterambere ry'iki gihe rishingiye ku ikoranabuhanga. Niba ushaka gukora neza cyangwa kugera kure, ugomba gushyira imbere gutekereza ku buryo ikoranabuhanga ryagufasha mu mibereho yacu ya buri munsi cyangwa mu iterambere ryacu muri rusange. Igice cya karindwi ni isuku n'umutekano. Singapore irazwi cyane kugira isuku, kugira n'umutekano. Amategeko yayo arakaze cyane, ntibemera ruswa, ubujura cyangwa imyitwarire mibi mu ruhame. Umuturage wese asabwa kugira uruhare kugira igihugu cyiza, gitekanye, cyubahiriza amategeko. Isuku n'igihugu yabaye ikimenyetso cyayo ku isi yose. Isomo rero, iterambere ridashoboka mu gihugu kidafite umutekano n'isuku. Natwe rero tugomba kwita ku isuku yacu n'umutekano wacu no kurwanya ruswa muri rusange. Igice cya munani rero ni ugukorera hamwe nk'umuryango. Singapore yashyize imbere ubumwe bw'abaturage nubwo bagizwe n'amoko atandukanye: Abashinwa, Abahindi n'Abamalayi. Leta yashyizeho uburyo bwo kubana neza, kudahana akato no gushyira imbere igihugu kurusha amoko n'amadini. Isomo rero, ubumwe n'ubufatanye nibyo bituma igihugu gitera imbere. Nta terambere mu gihugu abantu bacitsemo ibice. Igice cya cyenda rero, amasomo kuri twe, aricyo gice cya nyuma. Nta kintu kidashoboka ku bantu bafite icyerekezo. Ubuyobozi buboneye, uburezi, isuku, ubumwe n'ikoranabuhanga nibyo byubaka iterambere. Nubwo twaba dufite bike, dushobora kubyaza umusaruro neza abantu n'ubwenge bwabo tukagera kure. Dusoza rero, inshuti zacu dukunda, ibi byose byatwigishije ko iterambere ritagenda ku butaka cyangwa ku mutungo kamere gusa, ahubwo rishingiye ku buyobozi bufite icyerekezo, abantu bashoboye, isuku n'umutekano n'ubumwe. Singapore yabashije kubigeraho, natwe birashoboka. Mwakoze cyane kudukurikira ndetse no kubana natwe muri kiganiro cyacu Intsinzi mu buzima. Nanjye na Salama Niyonsenga, kandi tuzahura ubutaha mu yindi nsanganyamatsiko igufasha kugira intsinzi mu buzima. Mwongere kwirirwa.